Winnie ndakumva shushu sha ndagukumbuye cyane none se ko naguteyuje naguhebye ntabwo uzi ko uyu munsi rwambwiye kuri buze kunsura bo narindi mu rugo nyine rutuna nivuye gufata ku muhanda ariko nyine ngiye kujya mu rugo tu iminota nk'ingahe shaka nyine ukuntu ufata imodoka nyine uhita wongeraho tuganire nabyo uraza kubasanga nta kibazo ntubizi se urase ko ubizi ko ngukunda nabuzwa n'iki kubitegura ngomba kwita ku byo umukunzi wanjye ashaka sawa bebe thank you kuko Winnie mwizere we ushobora kumbeshya reka nzi nihamagarire riri kugira ngo bize kunyorohera wenda nambeshya ntaza ibikene ntaza gutuma mba njyenyine Oui, Lily. Hello, Lily. Yambi. Sha ndagukunda cyane pe. Ntabwo uzi ukuntu ngukumbuye noneho. Ako se we, nkuko ko nawe uranze uranyanza neza weekend irashize indi iratashye mpaka nta guhura nge nawe. Sha ndagukumbuye cyane pe. Waje se ukansura ndi mu rugo hari aho narigiye ariko nyine ntabwo ndi butindiyo ni iminota nk'ibiri ni ku muhanda ngiye kugura akantu ko kubamo ugiye kungeraho okay banguka bizu thank you I welcome Oui. Ah, karibu bebe. Sawa. Wow. Miss Nietzsche. Nisha. Mana we. Usinkurushi. Cyane ari. Waje mu modoka waje n'amaguru. Uzi kugenda wicishije. Uzananirwa. Oya nta kibazo. Neza ngira ngo bigende. Oya no. Urumva iki? Sinzi ibintu ndi kumva bigira gutya. Byari bitegereje wowe? Sure. None se ndubizi? Wowe byari bitegereje? Yego se. None se ndi makuru? Turi neza. Ya gahunda cyayibuka. Gahunda. Sinagabo twavuganye propoza kuza gusura nkaza mu rugo kabanyereka. Rero ikibazo cyawe na udutinda uziko yari gihe nyine wambwiye nk'ibintu nyine nkahita numva nyine iminsi ni myinshi cyane nyine niyo mpamvu mwese mbaturuka nyine njya kureba shiri basi ndebe ko ari amahoro. None se ntabwo uzi twavuganye nyine ndi kumva ari kera ndabona n'umusatsi sinzi ukuntu wawugeze. Oya ariko umusatsi rero warawitayeho cyane. Gushaka kujya muri salo ejo shiri ntako n'izi nzara bazazikoreho iki se ntabwo ubona yose twisigaye uriho mani iki se aho shiri nawe umva jya uguhorera cyane iki se iki babyita ifembara ntabwo nzi ukuntu babyita ariko sha usigaye uzi ko usigaye warabaye umuntu w'umunyabikabyo wowe umunyabikabyo kuva ryari. Mbabarira cyane mbabarira reka bitekereze cyakoze nzajya kuyishimira pe kuko ntakubeshya abandi muntu ndabona nkawe uranshimisha uranyuzuza utuma numva nishimye ngubwa neza iyo ndi kumwe nawe inguru irashira numva nta kibazo kindi kidasanzwe. Ya none se shaka kubera amafoto yawe kumbuye amafoto yawe shaka ko twifotoza se asuba ntabwo ubyumva nyine mba ngukumbuye amafoto mfite n'aya kera mumaze kugira bashaka nyine kugira ngo nawe urabyumva uko biri kose. Shirirekera ino impunga kabisa.
ariko ngene gato nshake uburyo ngiranze gato ndaje ndaje shirutebuke ntugire irungu ndagukunda yego mana yanjye sha ndahirwa ni ukuri kuba ngufite ariko mana yanjye ariko naragowe koko nanjye ndicara mbese ngo mfite umukunzi ariko gusa ko ndi kubona wagira ngo ni n'akana kiri kundusha ndetse sheri natinzira ko sheri ndi sheri wawe kandi subaye iki ndagutindiye se mbabarira umuhoraho none se bigenze bite se kandi ninde uvuye hano urakajwe nande urambaza uhavuye ahase ni wanjye cyangwa ni wawe nyine ni wanjye hari umuntu waba uje hano waba ukurakaje se basi ndatinze bitumye urakara none mwahuriye ntabwo twahuriye mu muhanda none mwahuriye hehe twahuriye he cyangwa wari wamusuye mwese mwaguze intebe zimeze kimwe oya ntabwo twabuze hanyuma byagenze gute akoze n'ibyo bikurakaje oya ntabwo byandakaje biranshimishije cyane ese urakazwe n'amafoto njye nakubwiye ko byanshimishije ariko ntabwo nakubwiye mbese ni iki gitumye urakara mbese narakaye ndishimye oya sha bebe sheri Mbabarira. basi nyumva gato wambabariye basi urabizi ntabwo nkunda kuvuga nabi mbese basi ubuse koko ifoto nishobora gutuma ufata umwanzuro wo kurakara gutyo kweli waretse ukanyumva waretse kwitwara gutyo ntabwo narakaye ariko ndishimye cyane ndetse uko niko wishimye tuvuge ko nakuzi ariko ubundi babarira umbwiza ukuri uyu muntu ninde sheri reka nguhe ukuri niko nanjye ndi gushaka makuru y'iminsi ndagukumbuye cyane ningukumbuye ikintu kimwe kukubona andi makuru se meza bose bameze uretse ko nkumbuye byanyu byanyu ndababwira ese ntubyumva oya nta kintu ndi gushana mbwira ushobora nkumbuye kuryama mu gituza cyawe no kubera iki ahubwo njyewe ibituza byawe njyewe bikumbuye urebye bisa naho uri kumvugira ibintu ni byiza cyane ahubwo ni njyewe bikumbuye kumva kumbuye kunsohokana se akaza bifite umuriro umuti nese shobora kucecetse kuko ari kumbwira n'ubundi nakwiye kujya kugira ukuri nanjye niko ndi gushaka uyu mwana yitwa Winnie yitwa Winnie niba uko abo sister twakundanye nakubwiye waje gushaka umu-ex wawe Winnie waje gushaka ndamuzi uriya ni murumuna we hanyuma niwe wasimbuye mukuru we ntabwo yamusimbuye ahubwo aciye hano hanyuma ambwira ko ari ku irembo nyuma y'uko ntabanye na mukuru we takuze ngo twagomba kuba banzi njye nawe kuko we ntacyo dupfa
mu buzima busanzwe ushobora kumukena nawe akankenera aciye hano uru ruhinja nyine ndabyumva nyine ni umunyeshuri yari yaje ngo umusobanurire ntabwo yaje ngo umusobanurire yaraciye n'amazi amakuru yanjye kuko minsi ishize nakubwiye ko narwaye yaraciye no kugira ngo amenye ko niba narakize bari babizi nk'inshuti nyuma ko ntabanye na mukuru we ntuvuze ngo ubushuti bwanjye nawe bwararangiye ni inshuti isanzwe ni umwana muto ntacyo navugana nawe nyine yanyisanzuyeho bibaho nyine kumuhakanira kuko ariko yarabishatse nanga gutuma agenda babaye kandi neza kuko nari mbizi ko bibuze neza ko nari ibintu birenze futore kuzisiba ntabwo nazigumije kugira ngo kubabaze sheri please ndakwinginze sheri wambabariye basi ukandekura wanyumvishije niba udashaka ko nkubwira nabi ndakwinginze basi ndekura ndagusubiza wanyumvishije ndagusubiza ndi kukumva ariko ntabwo ari ngombwa basi ndi kuguhanda nese we ntabwo ari nguyu nagusobanuriye we nise si nguyu ni umunyeshuri hanyuma umunyeshuri mbese yari yaje umusobanurire wawe sheri mbabarira nukuri sinshaka kukubwira nabi pe urabizi ndagukunda ndakubaha ariko sheri akira ntanayikubita hasi nkanayimena akira sheri bebe shabana igashiri ndi kukumva ndakumva pe ariko urambabaje cyane ntabwo nzi ikintu ari we wabinkora nta birenze birimo nta birenze sheri nta birenze sheri nta birenze nta birenze sheri nta birenze kuri ibi bintu mbonye iyo biza kuba bikaze none kubisiba kandi urabizi ndagukunda ndi kubikwereka ni kuba nkwizera kukwereka password nkoresha muri telefone zose niko nkwizera nta mabanga nguhisha mbaye mfite ibyo gukinga nashemo password turabizi naguhaye buri kimwe cyane mfite ntabwo nakoresha sure ndakwingiye ngizere kuri iyi shuri ntabwo bizongera ntabwo nakoresha harakoze cyane sheri mwana nuko atabonyitabara Alo? Meste bebe? Meze neza. Minsi myinshi. Oye. Sha ndaho mwana. Ko mukumbuye. Nanjye nari mukumbuye. Siko numva uri kugenda uri kugeze kandi? Shoni narahantu nari ngiye gato. Asese gutegura kugenda ntunambwire waranyanze ntukinansura use kuko nkawe wumva ndagukumbuye. Oya ahubwo nagushakaga. Wanshakaga? Ndikugushaka nubwo akanike kugwana ruguru gato. Aho nyine nanagushakaga. Shana wumva se sha wenda wabona unyibutse nanjye ukuntu mukumbuye cyakubwira buriya. Shoni nyine. Nako nibyingenzi byanjye nawe nyine urumva. Nshaka ko nshakira umwanya nyine tukaganira. Nshaka time ihagije. Ko uri kunkanga se kandi bimeze bite? Ashaka kunyanga bimeze bite? Murashaka kunkatira ko ndi kumva uri kumbwira amagambo asa nakomeye afitemo ukuntu ntari kumva neza. Oya nakuka. Wambwiye mu ncamake? Ibuka. Turi ku Gisenyi? Ndabyibuka byari bihe byiza sha biriya bihe ndabikumbuye ahubwo. Aha. Ntabwo bikumbuye ariko nyine hari icyavuye. What? Hari icyavuyemo nubwo bikumbuye. Yabishize kandi? Impamvu nyine ndashaka tubiganira nyine turi kumwe. Havuyemo iki kandi ko utari kumbwira mbwira nyine twumve havuyemo iki? Akareka ntukikeneye gutya. Cyane se. Bivuga ni ukuri? Bo. Ntabwo ibintu twavugana kuri telefone.
ahubwo reba ko uri buze kubona umwanya uze tubivugana amaso ku maso. none se wabonye tayimu? Okay, ngiye umwanya ndafite sheri ndagushaka kandi umwanya uhagije. Urabona ni byinshi turi buganire. Uranyiteguye? Okay, nari bisho. Karamesi. Nezutese. Mesi myinshi. Nawe ngukunda cyane. Cyane nari nkukumbuye. Ariko ndashaka kunsobanurira ibintu wahoze umbwira kuri telefone. Ubundi ntukagira amashyushyu. rega wabimbwiye nyine numva ni ingenzi ko bino bintu bitaba by phone dukeneye kubivugana amaso ku maso. Ngaho mbwira bimeze bite? Niba uri kwirukana kubwira iki? Nahise kumva umbwira ibintu byo gutwita afunga. Nyine rwa rukundo, kwa gutembera, kwa kuganira, kwa kwishimana byaje kuvamo akazi tu. Shuri nyine sega aho wimbeshye ni ukuri sheri nakubeshye. Fasha twumve. Ndatwite pe. Nari kubyumva. Weshe ubyumve neza ariko kurumvise nyine kubera ko ntabwo karatangira kwikinukina kagiye kukwishimira. Byaba ari byiza. Shuri nyine nukuri shangiza amahirwe nanjye. Ariko rero kuko sheri biragoye. Nyine mfite ikibazo kimwe nshaka kukubaza. Cyese Uredi mfite tubana. sheri ntabwo watwarinda mu rugo iwanyu. Sinarindi ready sinayimbyiteguye. Nasi uremera gutwarinda iwanyu? Nanone icyo gisebuye. Ahubwo sheri oya. Yego nari nyiri ku ishuri ako nyine oya kuguma mu rugo wapi ntabwo byakunda sheri. Ahubwo tubikore vuba indi itaragaragara. Okay. Usaka ntongeye kubwira. Guys. Ntanzu ufite. Urabizi. Ariko ngiye gukora uko ushoboye kose nshaka inzu dukodesha tubane. Uranshimishije ntabwo nagutera inda ngo murekere iwanyu cyane ko ntagukunda urabizi. Nubwo biba tutabiteganya ariko biranshimishije kubona ngiye kuba umuntu mukuru ugiye kumpindura izina, ugiye kumpindura icyiciro. Byiza cyane. Akashimira nanone rero. Ni ingenzi no kubaka. Nyine ntacyo bitwaye uko biri kose tuzajya kwireka. Twabana twagira ute ariko ntabwo tuzaguma mu ikode. Nyine tuzashaka amafaranga. Uzashaka? Amafaranga se ntuzi ko ufite akazi? Amafaranga tari tubitegura. Narabyihoreye kubera ko numvaga nta gahunda ndagira ariko nyine utumye nyine ngira. Ngira iki se sheri? Se n'ubyumva nyine utumye mpita ntegura kubaka urugo. Ndabizi nyine bitumye ujya kure. Reba uwo munsi nugera. Nabyaye? Yesu we mfite akana asimbiza. Ndumva ashaka kureba umwana usa nabi. Nyine bizaba bishimishije. Si akana tuzabyara. Tuzamwita gute? Gabanya ibyo. Ariko ni ingenzi ku nyine azitiranwa nanjye sheri. Ufite amazina meza se? Ese wenyine? Wawe wagira kwikunda. Umwana wanjye sha amaraso yanjye. Sheri ufite ibizina bibi. Ntabwo tuzabyita umwana. Oya. Cy'ingenzi tuzana amazina mukwiye kandi meza. Sheri sava. Ni byiza. Ese bite? Makuru yawe. Ese ko mbona wafunze ibikapu ugiye? Ndi kugenda ndi kwihuta. Se sheri nuko sinasuhuza se? Ndi bize tuzavugana ubutaha. Noneho nagurwa. Wagurwa gute se kandi?
ngo ndi kwihuta ndi kugenda tuzavugana ariko ubutaha. se nese wabaye iki kutagifata Nyine ndaje ndi busy tuzavugana. Oui. Ni byiza. Wabuze? Sikengwa mama kuri telefone ntunyitabe ntabwo mbizi erega nkumbe no kumenya amakuru y'umwana. Kubera iki se kandi? Nyine ndahangayikishijwe no kuba ntakubona ntaza amakuru yawe. Oui. Kongo ki? Hako warasaze. Ceceka aho ngaho se nyine. Ibyo urumva ari ibintu warukwiye kumbwira wowe. Ceceka aho ngaho. Ndagushaka kukubona. Waranginishaga. Urandi umwana wo gukinisha utuma nirukana abakobwa bose twakundanaga mpanga kubana nawe none ngo waranginishaga nta soni ufite. Ceceka aho ngaho. Ceceka aho ngaho. Nta soni. Uherambeshaga umusenzi yifate tume nkuramo abakobwa bose twakundanaga ngo natwite mpange kubana nawe nta gahunda afite. Rekine nayi broke nazonye no kumvugisha n'umunsi numwe. Sha. Muzi basa nakubwira. no inkoraho Nyine zo muzi nkubwire. umbwira iki Nyine ndashaka kuvugana nawe. ako noneho mana yanjye bimeze ufite ikibazo mu mutwe Nyine ntabwo ari ikibazo mu mutwe ndashaka kugusobanurira. Ndashaka noneho kugusobanurira. Nyine ntega amatwi nyumva. Ntabwo uzi ukuntu byagenze. Nashutswe n'abana ambwira ngo namuteye inda niki numva ndahangayitse. Uhe mwana se kandi nakubwiye ngo nyine tugiye muzi nkubwire. ntunkoreho mbabarire cyane. Nyine nakubwiye ko ari umwana wacu utambwira ko namuteye inda. Amatwi sinayasize mu rugo nta nubwo nayabitse mu nzu yawe amatwi yanjye ngaho mbwira. Nakubwiye ko nashutswe n'umwana ambwira ngo namuteye inda. Numva mpangishijwe nabyo rero nyuma nza gusanga yarambeshaga. Nifuza kuvuga nawe basi yereka gusaba imbabazi ko nagukoshereje. Nta kibazo ese ntimukunda nagenda wongera uyimutere. Ase wanyumva ahubwo mva nkubwire inshuti yanjye sibyo ni ukuri pe twabanye neza twarakundanye ariko nyine pe nge nta ruhare nigeze mbigiramo kugira ntandukane nawe ahubwo umfashe umbwire umwanya uzaba uhari impuzanire invitation ni ukuri nanjye nsigaye mfite umukunzi mwiza pe mwiza umundana nanjye ndamukunda. Ntabwo wampa imbabazi. Uye sheri naba ngiye guhimukira umukunzi wanjye ni ukuri pardon unyihanganire. Neze amatukanyuma basi tukajya mu nzu nkagusaba imbabazi ko nicyo nifuza kugusaba imbabazi. Ese icyo nicyo wari umpamagariye? Nashaka kugusaba imbabazi pe tukiyunga pe. Nicyo wari umpamagariye? Nicyo nashaka kuvugana nawe. Okay ahubwo I'm so sorry. Sheri wanjye arampamagaye ngiye kumwitaba. Aranshaka cyane rega turi no muri gahunda zo gupangwa. Neze amatukanyuma. Yeah, so bye. Bye bye. Ubu koko nashukaga kubera iki? Reba umwana w'umukobwa nshuke muri umukunzi wanjye. Ubu mbuzi intama n'ibyuma hejuru y'umwana muto w'umunyeshuri. Umva ibyo nigeze pe. Noneho kambayeho pe.